Aborozi benshi batakaza inkwavu zabo zizize amakosa makeya kandi matoya dukora buri munsi tutabizi. Ese nawe ntiwaba uri muri abo? Muraho neza abakunzi ba Iwacu Connect, aho tuvuga ku bworozi bw'inkwavu ndetse n'amahirwe aburimo. Niba uri umworozi w'inkwavu cyangwa uteganya gutangira ubworozi bwazo, iyi video ni ingenzi cyane kuri wowe. Hari indwara zimwe na zimwe zituma aborozi benshi bahomba, ndetse bamwe bakava mu bworozi burundu nyuma y'igihe gito cyane nk'amezi 3, amezi 5. Muri iyi video turarebera hamwe indwara 5 zikomeye zikunze kwibasira inkwavu n'ibimenyetso byazo, n'impamvu zazo n'uburyo wazirinda. Reka dutangire. Indwara ya mbere ni indwara bita coccidiosis. Iyi ni imwe mu ndwara zikunze kwibasira inkwavu cyane cyane izikiri ntoya. Ibimenyetso byazo uzabona harimo impiswi, harimo kunanuka, ugasanga urukwavu rwarananutse cyane, utugufa urakora ku mugongo ukumva utugufa, ugasanga rwaragwingiye, ntabwo urukwavu rukura, ugasanga ntabwo rugira apeti. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko urukwavu rushobora kuba rurwaye coccidiosis. Iyi ndwara rero ni indwara mbi cyane y'inzoka. Ushobora kubona urukwavu rutarya neza, rugacika intege ndetse rukananuka vuba, ugasanga rwarahorose rwose. Impamvu rero nyamukuru ni umwanda uba uri mu biraro, cyangwa se amazi mabi tuziha, cyangwa se n'ibiryo byanduye. Akenshi hari igihe ibyatsi twahira usanga bifite ibibazo bitewe n'aho twabyahiye. Hari igihe usanga hari umwanda aho twagiye kubyahira, ugasanga mbese turazanye tuhise dushyiramo. Icyo gihe rero rwa rukwavu rwawe, cyane cyane ahangaha abana bakiri batoya, abana bari munsi y'amezi 4 n'3 n'2, usanga rwose bakunze kugira iki kibazo. Dore rero bumwe mu buryo bwagufasha mu kuyirinda ni ugukora isuku buri munsi mu biraro, ukagerageza guha inkwavu zawe amazi meza. Icya gatatu, ukagerageza kwirinda gushyira inkwavu nyinshi zibyigana mu biraro. Hanyuma icya kane, ugakoresha imiti yabugenewe igihe bibaye ngombwa. Ahangaha hari imiti igiye itandukanye ushobora gukoresha. Ahangaha ujya inama n'umuveterineri cyangwa se aho tugurira imiti y'amatungo bakakugira inama. Hari ubwo ushobora gukoresha Amplorium, ni imwe mu zikoreshwa. Hari iyo bita Peperazine, kuko n'ubundi ziba ari inzoka. Ni ukuvuga ugiye inama n'umuntu ushinzwe ibintu by'amatungo, cyangwa se ukegera umworozi wabigize umwuga, akaba yagufasha kuba yaguhitiramo umuti mwiza. Ikindi mbibutsa yuko ni byiza yuko habaho gahunda ihamye yo kujya muha inkwavu zanyu umuti w'inzoka. Biba byiza rero kugira ngo tuzirinde zitararwara. Reka turebe indwara ya kabiri, ni indwara bita mange. Iyi ni indwara y'uruhu iterwa na parasite cyangwa se ibyonnyi bifata ku ruhu. Uzabibwirwa n'iki? Uzabona urukwavu ruri kwishimagura cyane. Icya kabiri, ubone rukundo ruri gutakaza ubwoya, cyangwa nawe warukora ukabona ubwoya burimo burapfuka cyane. Ahangaha ni mubyitiranye n'uko ufata ku rukwavu ukabona usigaranye ubwoya cyangwa rukagusiga ubwoya. Ntabwo biri ari ukwipfura ku bwoya bw'inkwavu. Iyo yarwaye mange buvaho ukajya ubona hasigaye uruhu gusa. Ni ukuvuga ngo icya gatatu, ushobora kujya kubona ukabona uruhu rwazanye ibisebe, cyangwa se rwazanye ibintu by'ibikonjo, ibintu by'ibibyimba ku ruhu, mbese ukabona ku ruhu nyine hangiritse.
iyi ndwara rero iyo itavuwe hakiri kare ishobora gukwirakwira mu zindi nkwavu vuba, irandura. Niyo mpamvu ndi kubabwira ko hariya hejuru nababwiye yuko wirinda kuzicucikanya ari nyinshi. Ubundi urukwavu rwakagombye kuba mu kazu kwa rwonyine. Mu gihe cyo gucutsa ushobora gushyira nk'eshatu mu kiraro kimwe ariko zitabyiganye, ariko uko zikura ukagenda uzigabanya. Dore rero ko warinda manje iyi ndwara ni uko ugomba kubungabunga isuku y'ibiraro, kuko iyo ndwara y'uruhu akenshi iterwa n'umwanda mu biraro. Icya kabiri, ugatandukanya inkwavu zirwaye n'inzima. Nimba ubonye hari urukwavu rurwaye mu gihe zibana zirenze rumwe, uba ugomba gutandukanya izirwaye n'inzima kugira ngo izirwaye zitanduza izari zitarafatwa. Icya gatatu ni ukuvuza hakiri kare. Ubwo nakubwiye imiti ishoboka. Ushobora kuba wagenda ukajya hariya kuri uriya bariya bacuruza imiti y'amatungo ukababwira uko bimeze. Hari imiti ahangaha ushobora kuba wakoresha, ariko cyane cyane ukoresheje Ivermectin ishobora kugufasha kuvura ino ndwara kandi ukabona ikingiye. Uyu muti rero ni urukingo, ni na byiza kuwutera inkwavu mbere y'uko zitararwara. Reka turebere indwara ya gatatu, ari nayo nigeze kuyikoraho video, indwara bita pneumonia cyangwa se indwara y'ubuhumekero. Iyi ngira ngo twayikozeho no muri video yashize. Iyi ndwara abenshi bakunda kuyirwaza cyane cyane mu ihindagurika ry'ikirere. Ikunze rero guterwa n'ubukonje cyangwa se ikiraro kidafite umwuka uhagije, cyangwa se nk'iri hindagurika ry'ikirere ririmo umwuka, umuyaga mwinshi ndetse n'amavumbi. Ibimenyetso ni uko uzabona urukwavu ruri kwitsamura cyane kandi kenshi rugahumekana nabi, ukabona amazuru aratose, ruhora ruzana utuntu tw'utumyira, ndetse ukabona ruri gucika intege, ufite intege nkeya. Ibi rero iyo utabyitayeho inkwavu zishobora gupfa vuba. Twabonye ko wakwirinda rero iyi ndwara y'ubuhumekero, nabibabwiyeho ubushize. Icya mbere ni ukubaka ibiraro bifite umwuka mwiza uhagije, kandi mu buryo bwo kubaka ikiraro ni ngombwa yuko ureba aho umuyaga uturuka, aho imvura ituruka, aho izuba rituruka, hanyuma ukabona kumenya aho werekeza ibiraro, ndetse bikanagufasha no kubona no kumenya ngo ibiraro byanjye ndabyubakisha ibihe bikoresho. Nibyo nyambwira abantu kenshi, niba ugiye gutangira uno mushinga, shaka umuntu ubimenyereye akugira inama, umwereka aho uteganya kubyubakira, hanyuma akugira inama koko nimba bikwiye. Turahari rero kugira ngo tujye tunabafasha, kandi nkwibutsa niba utaranakora subscribe, gukora subscribe hanyuma ugakora na share ku bandi kugira ngo aya makuru ajye agera kuri bose. Hanyuma ikindi nuko iyo ukoze subscribe n'ibindi biganiro dushyizeho ubasha kubibona bitakugoye, ntihagire ikigucika. Hanyuma rero ikindi ni ukurinda ubuhehere cyangwa se kw'ikiraro gitota cyane. Ahangaha nimba urukwavu ruba ahantu mu kiraro gikunze kuba gitose, gitumutse, rwose rushobora kugira ikibazo cy'izi ndwara z'ubuhumekero. Hanyuma icya gatatu wakwirinda ni ukurinda za nkwavu zawe ubukonje bwinshi. Ahantu hari umuyaga mwinshi, ahantu hari ubukonje bwinshi, ahantu urukwavu rutisanzuye rushobora gutuma rwose inkwavu zigira ikibazo cy'ubuhumekero. Reka turebe ku ndwara ya kane. Iyi ni indwara ifata igifu cyangwa se mu nda y'urukwavu. Ni indwara bita bloating. Ibimenyetso byayo ni uko uzabona inda ibyimba. Ahangaha ku bana benshi batangiye kurya kurinda kugera ku munsi y'amezi 3, rwose abana bakunda kugira iki kibazo. Turareba impamvu yabyo. Usasanga rwabyimbye inda, usange ntago ruri kubasha kugira peti, usange ruri no kunanirwa kugenda. Muzabibona akenshi. Ahangaha twakozeho na video y'uburyo ki urukwavu mu gihe rwabyimbye ushobora kuba wakwirinda.
iyi bloating rero yica inkwavu mu gihe gitoya rwose. Aha rero iterwa no guhindura ibiryo akenshi mu buryo butunguranye cyangwa se guha inkwavu ibiryo bibi. Ni ukuvuga ngo iyo wazigaburira agapereti ugahita uzikubita ku byatsi, icyo gihe igifu gihita kinanirwa kuba cyabisya, cyangwa se mu gihe wazihaye pereti ntuzihe amazi zishobora kubyimba inda, cyangwa se igihe wazihaye ibiryo bitose zishobora nabwo kugira icyo kibazo cyo kubyimba. Dore rero bimwe mu buryo bwo kuyirinda, kuko iyi ndwara akenshi iva ku mirire n'imigaburire y'inkwavu, niyo ituma zishobora kugira iki kibazo. Uko wayirinda rero ni uguhindura ibiryo buhoro buhoro. Nimba uvuye kuri pereti cyangwa se uvuye ku byatsi ugiye kugaburira pereti, gihindura gake gakeya, utangize pereti mu gakeya, nibura wenda 3 mu cyumweru, urukwavu rubanze rubimenyere. Niba rero nabwo ari ibyatsi, ziha ibyatsi byumutse twagiye tubivuga. Hanyuma icya kabiri ni uguha inkwavu ibiryo byiza. Ntabwo ari ukuzana ibyo ubonye byose by'umwanda cyangwa ibisigazwa byose urunzemo. Nimba ari ibisigazwa byo mu gikoni, ibishishwa by'ibijumba, ibishishwa by'ibitoki, banza ubisukure. Hanyuma numara kubisukura ubone kubiha za nkwavu. Nufata rero ibintu byose ukarundamo, rwose zizagira ikibazo. Hanyuma icya gatatu ni ukwirinda ibiryo byangiritse. Ibiryo byangiritse, hari igihe ujya ahantu ukazana ibishu ukabirunda ahantu, nyuma y'iminsi 2 bikaba byatangiye kunuka, byatangiye kubora. Aho kugira ngo bifate ubirobanure, ugasanga n'ubundi uhise ufata ujugunyemo. Ibyo bintu rwose iyo byatangiye kubora, byatangiye kuzana impumuro idasanzwe, byatangiye kugira gute, icyo gihe rwose biba byangiritse. Ibyiza ni uko utabiha urukwavu rwawe. Reka mbere yuko tujya ku ndwara ya nyuma, ndagusaba kugira ngo nyarukire muri YouTube channel uhandikemo Smart Farmers Africa, hanyuma ubashe naho gukora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nazo tugutegurira kuri urwo rubuga. Narwo ni urwacu rwa Iwacu Connect. Indwara ya gatanu ni indwara bita mastitis. Iyi ndwara ikunze gufata inkwavu zonsa cyane, aho uzasanga bimwe mu bimenyetso harimo kubyimba amabere, urukwavu rukagira ububabare, nibo bana bagiye konka ukabona ruratarutse rufite ikibazo cy'ububabare, ndetse hakabamo no kunanirwa konsa neza abana. Ahangaha iki gihe iyo utarebye neza utakaza n'abana rwose. Ngira ngo benshi tujya tubiganiraho bakamamagara batese ko dupfusha abana cyane cyane mu byumweru 2 bya mbere cyangwa iminsi igahe ya mbere. Hari igihe urukwavu rushobora kubyara rukagira ikibazo cy'iyi ndwara. Iyo rero utabivuye hakiri kare, rushobora guteza ibibazo ku mbyeyi ndetse no ku bana, bakaba wabura abana bazo mu gihe gitoya. Dore uko rero wayirinda ni ukubungabunga isuku, kuko akenshi hari igihe iterwa n'umwanda, amabagiteri cyangwa se utundi dukoko tukaba twakwataka amabere mu gihe urukwavu rubyaye, bityo bikaba byateza ikibazo kuri rwa rukwavu cya mastitis. Ikindi ni ugukora inspection buri gihe. Narabibabwiye, ukareba ko urukwavu rwawe ruri konsa abana neza, ukareba buri gitondo, ukareba se abana banjye b'urukwavu bonse barahaze, mbese ukareba wasanga batonsa ukonsa ku ngufu. Hanyuma ariko waba ubona urukwavu rwiye akabana cyane, ukareba se ni ikihe kibazo urukwavu rwanjye rushobora kuba rwagize. Niba rero usibonye bimwe muri ibi bimenyetso, icyo wakagombye gukora ni ukureba uburyo waruvuza cyangwa waruvura hakiri kare. Muri rusange rero ikintu cya mbere cyo kwirinda ku ndwara z'inkwavu ni isuku. Nicyo kintu ugomba gushyiraho umutima umunsi ku munsi. Isuku nziza, ibiryo byiza, amazi meza n'ikiraro cyubatse neza bishobora kugabanya cyane indwara mu bworozi bwawe rwose. Kandi wibuke ko kurinda biruta kuvura. Rinda inkwavu zawe mbere yuko zirwara ngo ujye mu by'imiti, ngo ujye mu byo kuvura.
hanyuma rero nimba iyi video igufashije kandi like, subscribe ndetse uzasangize n'abandi ku bijyanye n'ubworozi kugira ngo tutagira gute tutazajya ducikanwa n'amakuru nk'aya ngaya, hanyuma tworore kinyamwuga dutere imbere. Ubutaha twandikire muri komenti utubwire icyo wifuza ko twazavugaho, hanyuma tubiganireho mu buryo burambuye. Ahangaha wakwibaza ngo akenshi nk'uko ntavuze ngo uburenge cyangwa ngo kurwara ngo mu matwi, ahangaha ntabwo iriya ndwara ari indwara nkunda kuvugaho cyane kubera yuko mwese murabizi ni indwara ijyanye n'isuku nkeya n'umwanda. Iriya ndwara rero abenshi bamaze kumenya uburyo ki bayikontorora, ntabwo nakwirirwa nyivugaho, ahubwo ndashaka kugira ngo tuganire kuri izi ndwara kenshi ujya kubona ukabona zihitanye inkwavu kandi mu gihe gitoya. Turi kumwe rero, stay tuned, nimucikanwe n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Muri kumwe na Amoni, mwumva neza Iwacu Connect.